Mwongeye kwirwaho neza abakunzi bacu, nuko bisanzwe ni televiziyo Bwiza TV, ni televiziyo online aho tubagezaho ibiganiro bijyanye n'ijambo ry'Imana ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye bijyanye na Bibiliya cyangwa se ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero twatembeye kuri studio aho twahasanze producer wikoramo ari we witwa Bareke Pro, ni studio yitwa Hidden Record. Twahasanze rero nkuko mubona kuri screen choral, tukaba twifuza ko twaganira nabo bamwe mu bayobozi bayo bayigize n'abandi. Reka tubegere, icyo tugusaba ni ukuza ugakanda subscribe, like, share ndetse na comment ku biganiro byacu. Reka dutangire tubasuza. Mwiriwe neza? Yego. Nkuko mutubona hano twebwe turi Bwiza TV, ni televiziyo ikorera online. Tuvuga kenshi ku ijambo ry'Imana, amakorari n'ibindi biganiro byinshi byo guhimbaza Imana. Ahangaha rero tubasanze kuri studio, batubwira ko muri korari kandi koko turayibona, mufite abacuranzi, mufite indirimbo nziza. Mwatangira mwibwira abadukurikiye. Nitwa Ngendahimana Daniel. Umurimo nkora ni ukuririmba. Ati wowe witwa Ngendahimana Daniel, umurimo ukora ni ukuririmba. Daniel, ni wowe uhagarariye iyi korari nkuko tubibona? Iyi korari yanyu yitwa gute? Yitwa Carmel. Okay, ikorera hehe? Yatangiye ryari? Yatangiye muri 1997 mu kwezi kwa 12 ku itariki 2. Niwe yatangiye ari abantu bagera muri 7. Byiza cyane. Iyo korari itangira namwe mwayibagamo gutya mugana cyangwa mwagiye muyizamo nyuma? Njye nari nyirimo, abandi bagiye bagenda bayizamo nyuma. Ku ruhande rwawe ndabona hari undi muntu mwegeranye, reka nawe mubaze. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Mwebwe mwitwa bande? Mazina nitwa Nsengimana Emmanuel. Nanjye nkaba ndi umutoza w'iyi korari Carmel, isengera ku itorero rya DPR Nyero muri paruwasi ya Ryanze. Muri paruwasi ya Ryanze. Iyi korari wowe wayinjiyemo ryari? Iyi korari imaze imyaka 15. Imyaka 15. Iyi korari katubanza twegere ku ruhande, ndabona hari n'abandi bagenzi banyu muri kumwe, nabo tubaganiriza. Mwiriwe neza? Yego. Mwebwe mwitwa bande? Iyi korari mwagezemo ryari? Nitwa Nyafashwa nayo Valentine. Iyi korari nayigezemo muri 2013. Mwiriwe neza namwe? Mwiriwe. Mwebwe mwitwa gute? Korari mwagezemo ryari? Nitwa Kankera Foster. Korari nayigezemo 2008. Okay, muri kumva ko mwese muyimazemo igihe. Reka tugaruke kuri perezida abashe kugira byinshi dutangariza bijyanye na korari, ari nako namwe mugenda mwunganira. Reka twigarukiye kuri perezida. Perezida, iyi korari mumaze kuba mwakora indirimbo zingahe? Izo mufite zanditse, izikoza muri studio, ese muri guteganya gukora ibiki? Ibyo byose ni wakatuganizaho kugira ngo abaduteze amatwi cyangwa se abadukurikira kuri Bwiza TV babashe kubabona. Tuba dufite benshi n'abaterankunga bagenda bavana batandukanye ku buryo bashobora no kuvuga ati iyi korari ifite gahunda, tugomba kuzayisura, tukareba aho ikorera, tukareba se ibyibuze, ibyikeneye, tukatwayifasha. Kugira ngo ubwire abadukurikiye neza mu rwego rwo kugira ngo tubashe gusangiza n'abandi amakuru. Iyi korari imaze igihe kinini, ifite indirimbo uyu mwanya tutabasha kumenya umubare wazo. Igituma muje mudusanga dufite gahunda yo gukora indirimbo ni uburyo bwo ko ibitabo kenshi tubifata bikaduhera, tukumva twazajya izo tukoze cyangwa izo tubafashe igihe tukazitaho igihe, twazajya tubasha kuzibika muri studio, noneho bakabasha kuziduhereza natwe tugakora album. Yego, murakoze. Natwe ni muri urwo rwego tubasanze hano kuri studio. Iyi ndirimbo muje gukora no kuri studio ni indirimbo ya kangahe muzo mwakoze, cyangwa se niyo mugiye gutangiriraho? Niyo tugiye gutangirira. Iyi ndirimbo yitwa gute? Yesu arakomeye. Yesu arakomeye. Tutabagoye uko muri aho se mwagerageje kutubwiraho akantu gato cyane, nk'aka chorus gato cyane, nk'amasegonda nk'icumi. Okay, nta kibazo, mwajya mbere. Yesu arakomeye, nawe uhanye nawe, mu bantu babayeho no mu
azabaho nawe umeze nkawe arakomeye abereye amashimwe uwo mwami mwiza abereye amashimwe uwo mwami mwiza. Wow, indirimbo rwose nanjye mise nyikunda nisohoka muzayingezeho bwa mbere murabinyemerera. Ni indirimbo nziza nubwo tubyumva rero iyi ndirimbo iri gukorwa na Bareke Pro muri Hayden Record. Ni umuproducer nawe tumenyereye gukora indirimbo cyane cyane z'abahanzi z'aba gospel n'izindi nyinshi zitandukanye. Ikaba rero iyi ndirimbo Yesu arakomeye ariho iri gutunganyirizwa kwa Bareke Pro. Iyi ndirimbo mwayanditse ryari cyangwa se mwaje muri korali yanditse? Iyi ndirimbo kadodirije nawe umwanya. Indirimbo tumaze iminsi myinshi cyane turimo tuyihanze. Ni indirimbo imaze nk'imyaka igera muri 5 tuyifite, ari nabwo buryo twifuzaga ko twatangira tukayishyira ahagaragara kugira ngo itangire uvuge ubutumwa hirya no hino mu mpande z'isi cyangwa no mu gihugu cyacu. Murakoze cyane. Ese perezida, iyi ndirimbo nyuma yo kuyikora audio muzayerekera mu rugo gusa mujye muyumva na korali ku rusengero cyangwa n'abaturage, byamufite no gahunda yo kuba mwayikorera amashusho ku buryo n'umuntu uri i Kigali, umuntu uri mu Burayi yakicariwe kuri screen kuri televiziyo yiwe akayibona? Iyi ndirimbo tukabanje gufata abantu bake kugira ngo tubashe kuyifata audio, ariko nyuma yaho duteganya ko tuzafata n'abandi bagenzi bacu twasize kugira ngo tuzabashe kugira ngo bigende neza hamwe nabo twadufatikanyije umurimo. Nyuma yaho duteganya gusaba cyangwa se ubuvugizi cyangwa ubufasha kugira ngo iki gikorwa cyo kuririmba kibashe kuba cyagera. Ego murakoze cyane. Ku ruhande reka tubaze abandi bagenzi banyu muri kumwe. Iyi korali ni korali koko bigaragara mufite abantu benshi nubwo bose batari kuri screen cyangwa se batabashe kugaragara bitewe naho bari mu tundi tuntu, abandi bari muri studio kuri recordinga nibishoboka naho turageraho tubatungaho kamera. Reka twibarize iyi korali hari korali wenda yo hasi aba mwamufite wenda hari gusanga korali ifite korali y'abakuru cyangwa y'abato cyangwa se nyine irimo ibice bibiri? Korali y'abakuru se hari gusanga korali wenda yitwa urugero, korali yitwa urumuri n'urugero kafitemo abato n'abakuru. Mwe bw'ikorali yanyu ipanze gute, yaranje gute? iyi korali yacu irimo abantu bakuru, irimo abasore, irimo urubyiruko, mbese twese turahari. Mwese muravanze? Twese turavanze. Okay, reka nibariza kandi kabazo mugenzi wawe hagati. Ni iki cyagushimishije ukigira mu iyi korali? Yewe ikintu cyanshimishije nkigera muri iyi korali nuko iyi korali yacu igira urukundo. Iyi korali yacu mbega ndaririmba nkumva hari ahandi hantu bimvanye, hari n'ahandi hantu bingejeje. Urakoze cyane. Turagaruka kuri perezida. Buriya iyo turi gutya kuri TV abantu benshi babibona batwumva imbogamizi duhora nazo mu byo dukora. Ikorali yanyu hari imbogamizi mwamufite ku buryo ndashaka kuba wavuga wisabira korali ndetse n'abandi kugira ngo wenda n'uwaza gufasha cyangwa se uwaza gutanga umusada kuri korali yanyu abavuga ati nahera ahangaha, hari nk'ubufasha mwamukeneye? Iyo umuntu arimo atangira umushinga twavuga ko ataba yishoboye, aba agikennye, ariko hamwe no kwizera ko tuzi ko umwami wacu Yesu ajya agira imbaraga, tuzi ko Imana izadushoboza. Ariko nubwo tutaragerageza gusohora indirimbo yacu ngo byumvikane, ariko ababasha kutwumva habayeho no kuduperereza cyangwa no kutumenya umushinga dufite ntabwo twawishoboza. Hagize abantu Imana igikoresha tutabazi cyangwa tukaba tubazi, yaba ari kutwumva babasha kutubaririza kugira ngo badushoboye kudufasha gukora umurimo w'Imana kandi ivuga butumwa dushe gutambuka neza.
Okay, murakoze nkuko tubasanze kuri studio, reka tubashimire kugira ngo mukomeze n'indirimbo yanyu. Twari tubasanze kuri studio, mukomeze muri studio muri recording. Tubashimire, yari Bwiza TV. Icyo usabwa no kujya kuri YouTube ugakanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bihimbaza Imana bikomeze kubageraho. Bye bye.